Haleluya abanyarwandakazi ndabashoboje. Nitwa Christine Coleman, nkaba ndi kumwe na God's Voice for Rwanda and the Blessing Holy Fire Ministries. Uyu munsi ndagira ngo dufata akanya dusenge tuganire, reka twicishe bugufi imbere y'Imana. Uwiteka Mana ya Abrahamu, Isaac, Mana ya Yakobo, Mana ikunda u Rwanda, uyu munsi twicishije bugufi imbere yawe, turagusabye ngo ohereze umwuka wawe wera atwigishe ijambo, adufashe kumenya, kuko ahatari ukumenya haba kurimbuka. Mu gitabo cya Hoseya 4:6 ijambo riravuga ngo ubwoko bwanjye burarimbutse kandi burimbuwe, buzize kutamenya, buzize kutagira ubwenge. Ntabwo tuzaba injiji kandi waradusigiye umwuka wera. Ntabwo tuzarimbuka kubera yuko dufite ijambo ryawe, turaryizeye. Ohereza umwuka wawe muri iyi saha atwigishe ijambo, atubere umusemuzi, tugire kumenya, tugire gusobanukirwa. Tubisabye mu izina riruta amazina yose, izina rya Yesu Kristo, amen. Ndabasuhuje bene data muri aka kanya. Mfashe iki gihe kugira ngo tuganireho gakeya. Niba iyi porogaramu ushaka kwikomeza, niba uyikunda uzanyohereze message, kubera yuko ndi kugira akazi kenshi. Ubwo rero ndi kwibaza niba ngomba gukomeza buri wa gatanu nkaza nkabazanira inyigisho, niba zigukomeza zigushishikariza kumenya Imana cyane, umbabarire unyandikire ubimbwire. Wanyandikira kuri Facebook, niyo wajya no muri comment ugashyiraho comment zawe, nta kibazo nzazibona. Uyu munsi Imana ishaka ko tuganira ku byo mu Rwanda. Iyo ndi kwigisha cyane, abantu b'inkotanyi bagiye bashaka kunshyira hasi, ariko ngiye kuko nsobanumye, nta muntu n'umwe ushaka kunshyira hasi, nta muntu n'umwe ushobora kunyirukana, ntibishoboka kuko nsobanumye. Noneho bagakoresha ijambo riri mu Baroma 13, aho banyumvishe yuko tugomba kumvira abategetsi, ko ikintu cyose Kagame avuze ugomba kunama ukagikora. Kandi iyo bambwira baba bari gukoresha ririya jambo ryo mu Baroma. Uyu munsi rero Yesu yaje arambwira ngo reka tugende tujye kwigisha abana bacu. Ubwo reka tujye mu gitabo cy'Abaroma 13. Ese niki Imana ivuga mu Baroma 13? Ese ni gute umwuka wera asobanura iri jambo? Wibuka ko ijambo ry'Imana ni ijambo riyoborwa n'umwuka. Abantu bamwe badafite umwuka cyangwa batabaye n'umwuka, hari igihe barifata bakarisobanura nabi, bakarisemura nabi. Ubwo rero tugiye kubiganiraho. Mu Baroma 13 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4. Nakugira inama yo gusoma chapitre yose, ariko uyu munsi turibanda umurongo wa 1 kugeza ku wa 10, ku murongo wa 4. Umuntu wese
agandukire abatware bamutwara, kuko ari nta butware butava ku Mana, n'abatware bariho bashyizweho n'Imana. Nicyo gituma ugandira umutware aba yanze itegeko ry'Imana, kandi abaryanga bazatsindwa n'urubanza. Abatware si abo gutinywa, n'abakora ibyiza keretse abakora nabi. Mbese ushaka kudatinya umutware? Kora neza rero nawe azagushima, kuko ari umukozi w'Imana uguhesha ibyiza. Ariko nukora nabi utinye, kuko adatwara inkota ubusa. Ni umukozi w'Imana uhoresha umujinya ukora nabi. Abantu bahagarara kuri iyi nyigisho bagatinya bagatitira, ariko Imana yanyeretse yuko abantu benshi batumva icyo aha ngaha havuze. Reka turi muri verse ya mbere. Muri verse ya mbere biranditse ko buri muntu wese agombaga kubaha abatware, kandi hakavuga ngo ubutware bwose buva ku Mana. Ntusome igice umurongo wa mbere ngo uhagarariraho, reba ku murongo wa 4 haravuga ngo kuko umutware ari umukozi w'Imana uguhesha byiza. Uyu mutware bavuga ku murongo wa mbere si umutware uwo ari we wese, bari kuvuga ngo ni umutware, umukozi w'Imana, umugaragu w'Imana. Iyo yaretse kuba umugaragu w'Imana, iyo atari umwizera, utizera Imana ya Aburahamu, ya Isaka na Yakobo, uwo nguwo ntabwo ari we verse ya mbere ivuga. Uyu murongo wa mbere mu Baroma 13 uri kuvuga nyine umukozi w'Imana. Reka turebe mu Rwanda, Kagame ni umukozi w'Imana. Ngira ngo abantu bose bafite umutima utera babivuga 100% ko atari umukozi w'Imana. Nta mukozi w'Imana wica, nta mukozi w'Imana wigisha ubwoko bwe kurigisa abantu, nta mukozi w'Imana unezezwa no gufunga inzirakarengane, nta mukozi w'Imana ugira abantu imfubyi, ugira abagabo abapfapfa, ukagira abadamu abapfakazi. No, nta mukozi w'Imana ukora ibyo ngibyo. Yohana 10:10 haratubwira ngo umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura. Ariko jyeweho Yesu Kristo nazanywe no kugira ngo izo ntama zibone ubugingo, ndetse ngo zigire ubugingo bwinshi. Imana itanga ubugingo, Imana ntiyica. Aho ubonye umwicanyi, uwo ni umukozi wa Satani. Reba ibyo Kagame yakoreye mu Rwanda. Abakomeza kumwibeshaho ngo Imana yamusize amavuta, Imana yaramuhamagaye. Abo ngabo ni babandi bayobejwe n'imyuka nyine antikrist, kuko mu minsi ya nyuma Bibiliya iratubwira ko
mu gihe cya nyuma hazaza ubuyobe, kandi na Yesu yaratuburiye ngo nibiba ngombwa ngo n'abera nabo bazayoba bizere ibinyoma. Dore Kagame uwo ari we n'Imana akorera. Imana akorera ni Ryangombe, Imana akorera ni Satani. Ugomba kubimenya kandi ukitandukanya nabyo, kuko uzabibazwa. Kabone nubwo wafata Bibiliya buri munsi ukajya gusenga, kabone nubwo wajya muri korari, kabone nubwo wajya mu masengesho yo kwiyiriza iminsi 40, ariko wifatanije n'uriya muntu umena amaraso, musangiye icyaha. Reka nkubwire ko Kagame ari we. Kagame ni igikoresho cyakoreshejwe gukandamiza abakristo. Reba kugira ngo afunge amatorero arenze 8,000, noneho afunge iriya radiyo Amazing Grace Radio. Urabizi ko amaze kuyifunga icyo yakoze, yahise afungura televiziyo, afungura amaradiyo, kugira ngo ayahe umwanya wo kwigisha Ryangombe. Ngo kukwigisha hari article yari mu Gihe muri iki cyumweru, ngira ngo i Kigali himitswe umuvugizi w'Imana y'u Rwanda ikomeye. Apu! Iyo Mana Ryangombe bari kuzanira abanyarwanda ije kubavuma, ije kubamarira ikuzimu. Mwabonye bariya uriya muntu bimitse, mwabonye ibyo bari bateruye mu ntoki. Umugabo umuri inyuma n'umukozi wa Satani we yaranabyivugiye. Bariya abakobwa bose mubona ni abakobwa ba Nyabingi. Mama, iriya ni Imana nyine yoretse u Rwanda, hariya rugeze n'iziriya mana. Ubu rero kubera ko bafunze Grise, bari kubikora beruye. Nta bantu bari kubasha gusenga cyane, nta bantu bari kubasha kwiyiriza nk'uko byagombye kuba. Amasengesho yaradohotse kubera ko niyo usengeye mu rugo baraza bakaguturumbanya. Ubwo rero Satani ati mufashe u Rwanda, ariko Satani aribeshya, ntabwo azi ko u Rwanda rwatuwe Imana kera. Ziriya Nyabingi bizeye, uriya Ryangombe bizeye, reba aho abagejeje, kugeza ubwo rwose na Kagame arabizi yuko iminsi ye irabaze. Wayibarira ku ntoki, ntabwo ukeneye karikirate, ntabwo ukeneye imashini kuza kukubwira ngo asigaje ibyumweru bingahe, asigaje ameza angahe. Biri ku ntoki, wabibarira ku ntoki. Mwene data, ubu se ufite amaso ntubona ko muri iki cyumweru yagiye akikura imyenda y'ubuperezida, akambara imyenda ya gisirikare. Imana yarambwiye ngo ni njyewe wabimutegetse kubikora, kugira ngo bikubere simbole, bikwereke yuko mu buryo bw'ishushanyo ari kuva nyine ku ntebe, yashizemo imyenda ya gisirikare. Ni ukukubwira ngo agiye kuba inyeshyamba, ariko Imana yarambwiye ngo ishyamba rizamuruka, ubutaka ntabwo buzamwemera. Uko yabigenje kera arwanirira Museveni, arwanirira u Rwanda, ubutaka bukamwakira. Ubu ngubu ubutaka buzamurijegitinga. Kubera iki? Kuko yamennye amaraso menshi cyane. Kwambara gisirikare ni ishushanyo rikwereka yuko yabaye demoted. Hanyuma rero hariya yamanutse, ntabwo ahagarara, aramanuka vuba, aravaho vuba. Imana ntabwo yishimiye umuntu w'umubiri
inyama n'amaraso, wigira nk'umwami Imana, urwanya Imana. Imana igiye kumwereka yuko ntaho bahuriye, ntushobora no kubagereranya. Bivuge byature avuyeho, kandi ishyamba ntirizamwemera, abanyeshyamba ntibazamwemera. Avuyeho nabi. Wereke umuririre, kuko niwe wabyihitiyemo. Imana yaramubwiye inshuro udashaka kubara, miliyoni udashaka kubara, ihane, aranga. Imana iramubwira ngo were kwica ubwoko bwanjye, aranga. Wowe wari wabona umuperezida aho kugira ngo akunde ubwoko bwe uhitamo kwica. Azi ko kwica ari ugukuraho abantu babi, kandi we azi ko mu maboko ye nyine akomeye azakuraho abantu babi bose akabarangiza. Ariko abo ngabo yita babi mu maso y'Imana ntabera. Ntushobora kwica Imana, ntushobora kurangiza ubwoko bw'Imana, ntibishoboka. Reba ukuntu bashatse kwica abayuda babakuye ku isi, ahubwo abayuda ko ari ubwoko bwa mbere bufite umugisha ku isi. Nuko rero hariya mu Baroma 13 aho batubwira ngo tugomba kubaha ubutegetsi, urabona yuko uwo mutegetsi bavuga ni wa wundi washyizweho n'Imana, ubwoko bw'Imana. Muri Samweli wa mbere burarira buvuza induru buti, Mana duhe umwami. Imana birayibabaza cyane kuko yashakaga kubabera umwami, ariko kubera yuko bari babisabye kandi babishyizeho umwete, Imana ibahaye Sawuli. Imaze kubaha Sawuli, abatesha umutwe. Sawuli aranagenda ndetse asuzugura Imana. Muri Samweli wa mbere 15 hasome hose, Sawuli amaze gusuzugura Imana, Imana yaraje iravuga ngo ubwo wanze ijambo ry'Uwiteka, nawe menya ko Uwiteka yanze ko uba ku ngoma. Nubwo Imana yari yaramushyizeho ikamuha kwicara ku ntebe, Sawuli yasuzuguye Imana, aragenda yigira umutambyi, akora ibyo atagombaga gukora, asuzugura ijwi ry'Imana. Imana mu murongo wa 23 Samweli wa mbere 15 iraza iramubwira ngo ubwo wanze ijambo ry'Uwiteka, nawe yanze ko uba ku ngoma. Imana iramwirukanye. Niba utari ubizi, Imana ijya yirukana abakozi bayo iyo bahisemo kwigenga, iyo bahisemo kutumvira ijambo ryayo. Noneho tuzi yuko nyuma yo kuvuga aya majambo, nyuma yo kubwirwa ibi n'Imana, Sawuli ntabwo bwakeye mu gitondo ngo abe yavuye ku bwami. Yarategetse indi myaka n'indi myaka, ariko Imana iragenda izamura Dawidi, iramwimika, imugira umwami, imusigaho amavuta. Ariko ntibyavuze ko Dawidi yahise yishyira ku ntebe. Sawuli yagumyeho indi myaka, Imana itakimufata nk'umukozi wayo. Ubwo uribwira amategeko yari ari gutanga, ayo mategeko ntabwo Imana yaguhora ngo ntiwayakurikije, kuko ntikimubona nk'umukozi wayo. Menya ko muri iyi si hari ubwami bubiri. Hari ubwami bwa Satani n'ubwami bw'Imana. None se Kagame n'Imana yamushyizeho ubutegetsi, ntabwo uzi ko yabwibye. Igihe yabwamburaga uwo bitaga
Bizimungu pasiteri perezida wa mbere nyuma ya jenoside yarabumwambuye. Niba utabizi usenga Imana izabikwereka. Ubu se perezida aje akakubwira ngo jya kwiba, wagenda ukiba? Aje akakubwira ngo genda wice umwana wawe, uragenda ubikore? Oya, ntubikora. Kuki utabikora? Ni ukuvuga se ko usuzuguye Abaroma 13 aho bakubwira ngo umuntu wese ahagurukire kubaha abatware bamutwara, kuko ari nta butware butava ku Mana. None se ko utabikora, ni ukuvuga ko waba usuzuguye ijambo ry'Imana? Oya, ntubikora kubera yuko uzi uwo nguri kukubwira yuko ugomba kwica, urabizi ko ari wowe na Satani. Ntabwo usuzuguye umutware, ahubwo yisemo gusuzugura Satani no gusuzugura ibikoresho byose bya Satani. Icyo ni iki Imana idutegeka. Ntabwo dushobora kumvira Satani. Niba utarubizi, ubimenye uyu munsi, hari ubutegetsi ku isi bwa Satani, kandi abakorera Satani nibo benshi kuruta abakorera Imana. Mu gitabo cya Luka 4 umurongo wa 5 kugeza kwa 7, Imana iratubwira ngo umwanzi aramuzamura amwereka ubwami bwo bwose bwo mu isi mu kanya gato. Nuko Satani abwira Yesu ati, ndaguha ubu butware bwose n'ikuzo ryabwo, kuko ari jye wabugabanye kandi mbugabira uwo nshaka wese. Igihe Adamu na Eva bumviye Satani bakirengagiza ijambo ry'Imana bakayisuzugura, urya munsi bariye kuri ya mbuto, bahise baha ubwami Imana yari yabahaye ubutware kuyobora isi, bahise babuhereza Satani. Kuko Imana mu gitabo cy'Itangiriro yari yarababwiye ngo nimugende mwororoke mukwire isi, mukwire isi, muyitegeke. Yari yarabahaye ubutware. Ariko kuva bashutswe na Satani bagacumura, iby'Imana yari yarabahaye byose byahise bibi bya Satani. Niyo mpamvu Yesu yaje akaducungura, akadupfira, akatumenera amaraso, kuko umwizeye wese ahabwa bwa butware Satani yari yaratwibye. Uwizeye Kristo wose akamwakira nk'Imana n'umukiza, uwo nguwo bene data, uwo nguwo agira ubugingo. Ariko umwanze azarimbuka. Iyo Mana yo mu Rwanda bavuga ikomeye, bagiye kogeza isi yose, ntaho bizagera, biravumwe, nta mugisha bifite, ntibizarenga umupaka mu izina rya Yesu. Aho bizajya hose bazabyanga. Turasabye Mana ngo bihagarike, turasabye Mwami ngo bikureho. Idini rya Satani rihagaze mu Rwanda, hari iryo dini rya Kagame, hari iryo dini ry'abacwezi. Mwami turasabye ngo uririmbure kandi uririmburane imizi yose, kuko nta cyiza rituzaniye. Twarabibonye ibyo ryatuzaniye, kurigisa abantu,
kwica, gutoteza, kutabababarira, kutagira urukundo, imico mibi yose y'ubusambanyi, y'ubujura, yo kwiba, Mana ntubyemere, ahubwo ubyature, uvuge mu izina rya Yesu utapu, ibi ntaho bizagera, ndabihagaritse, ndabivumye mu izina rya Yesu. nta mugisha bifite. Haleluya. Niba utarumva neza ibyo nkubwira, genda usome mu byakozwe n'intumwa umutwe wa 4 umurongo wa 18-20. Ahangaha intumwa zari zimaze gukiza umuntu wari waravutse ari ikirema. Igitangaza kirakorerwa, abantu baranezerwa, barishimye. Ariko abatambyi bafata Petero na Yohana barabafunga. Babafunze babajyana mu nkiko. Mu murongo wa 18 kugeza 20 haravuga ngo bongera kubahamagara, barabategeka ngo bareke rwose kuvuga cyangwa kwigisha mu izina rya Yesu. Petero na Yohana barabasubiza bati, niba ari byiza imbere y'Imana kubumvira kuruta Imana nimuhitemo, kuko tutabasha kwiyumanganya ngo tureke kuvuga ibyo twabonye kandi twumvise. Niba ari byiza imbere y'Imana kubumvira kuruta Imana. Nta muntu n'umwe uzi imbere y'Imana. Imana niyo twumvira bwa mbere, ibindi n'abandi bose birakurikira. Umutegetsi Kagame utubahiriza amategeko ye, umutegetsi ukorera mu kaduruvayi, umutegetsi uhindura ibitekerezo bye nk'uko uruvu ruhindura ibara, umutegetsi uri double minded. Uyu munsi ndabarekuye, ejo ndabafunze, ejo ndabafunze, ejo ndabarekuye. Uwo mutegetsi utubahiriza amategeko ye ntabwo Imana igusaba kumwubaha. Icyo uteye nicyo usarura. Niba utubaha amategeko y'igihugu cyawe, niba utubaha constitution y'igihugu cyawe, ngo uyigire the rule of the law, noneho nta muntu n'umwe nawe Imana itegeka kubaha, kuko icyo wateye nicyo usarura. Wabyumvise mwene data? Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kandi umurongo wa 12 igice cya 5 haravuga ngo ibimenyetso n'ibitangaza byinshi byakorwaga mu bantu n'amaboko y'intumwa, kandi bose bateraniraga mu ibaraza rya Salomo n'umutima uhuye, bagasenga, bakambaza Imana, amadayimoni akiruka, ibitangaza bigakoreka. Reba muri verise ya 17 na 18. Ibyo byatumye umutambyi mukuru ahagurukana n'abari kumwe nawe bose, aribo gice cyitwa cy'abasadukayo, buzura ishyari, bagira ishyari, bafata intumwa bazishyira mu nzu y'imbohe zose, barabafungiranye. Bati iyo Mana yanyu turayifunze, ariko ntushaka gufunga Imana. N'abariya bapasiteri n'abakristo mwatoteje, icyo mutazi mwaguye itorero, kuko aho barajya muri za Zambia, aho barajya muri South Africa, muri za Cameroon, baragerayo
bavuga ijambo ry'Imana kandi ibimenyetso n'ibitangaza birabakurikira kuko ku buryo abantu bose batangira gukizwa. Reba muri verise 27 kugeza kuri 29 turi kuvuga ibyakozwe n'intumwa igice cya 5 chapitre ya 5 guhera kuri 27 kugeza kuri 29. Bamaze kubashyira imbere y'abanyarukiko, umutambyi mukuru arababaza ati, ntitwabihanangirije cyane kutigisha muri rya zina? None dore mwujuje i Yerusalemu ibyo mwigisha, murashaka kudushyiraho amaraso ya wa muntu. Petero n'izindi ntumwa barabasubiza bati, ibikwiriye ni iki? Ni ukumvira Imana cyangwa kumvira abantu? Aravuga ngo ibikwiriye ni ukumvira Imana kuruta abantu. Genda ugire gutyo. Igikwiye ni ukumvira Imana kuruta Kagame, umwicanyi, umukozi wa Satani, urimbuye u Rwanda, ugiye kurimbura n'ibindi bihugu hirya no hino. Ariko Imana yaramuhagaritse kuko akaboko ke kamennye amaraso menshi mu bitekerezo bye. Amaraso ari kumuhama, urebye amafoto ukareba aho ari kujya nta morali. Iyo ari kugenda burya bari kumva ijwi, narishi. Si ibyo gusa, iyo ari kugenda haba hari amajwi miliyoni na miliyoni z'abantu bose bishe ari kuvuga ngo Mana duhorere, dore umwicanyi wacu aratambutse. Uriya muntu inama twamugira ni ukwihana, ikindi akavaho vuba na bwangu mbere yuko aba urwenya ku isi yose. Yaraburiwe, abantu baramubwiye, Imana yaramuburiye kenshi imutumaho aranangira. Ubwo rero uriya Yesu arwanya agiye kwibonera uwo ari we. Iyi si intambara ya muntu, ni intambara y'Imana. Haleluya. Wabyumvise? Ibyakozwe n'intumwa 5:29. Ibikwiriye ni ukumvira Imana kuruta abantu. Ibikwiriye ni ukumvira Imana kuruta Kagame. Ibikwiriye ni ukumvira Imana kuruta abategetsi bari gukorera Satani, abategetsi babeshya, abategetsi biba, abategetsi bakora muri za maguyi. Reka dusenge. Oya Mana, ntabwo wibagiwe u Rwanda. Imbere yawe Mwana, nzamuye abana bawe bashobora kuba bararakajwe n'iri jambo rivuga ngo twumvire abategetsi. Bamwe ndetse bakareka no gusenga no gusoma ijambo bavuga bati, iri jambo ryo muri Bibiliya ko riri gutandukanya n'umutimanama wanjye, ko mbona rwose bidafite logique. Mana, abo bantu bose bakoreho, ubakize, ubabwire ko ijambo ryawe ritagira contradiction. Ijambo ryawe ni ijambo ry'ukuri, ni ijambo riryoha. Ariko abantu bamwe batari n'abakozi bawe bakunze kurikoresha, bakarikoresha nk'intwaro kugira ngo bakate imitwe abana bawe. Were kwemera ko Satani akubwira ngo ntube umukristo kubera iri jambo. Kubera iki? Satani ntakugenera. Satani si ugenga ubugingo bwawe. Reba Imana, ntiwange Imana. Wakwanga Imana ugakunda nde? Wakwanga Imana ukajya he? Umurava wa Satani icyo agamije ni ukugira ngo wange Imana, ariko ntuzigere wanga Imana na rimwe, kuko Imana ni nziza cyane. Ku bijyanye no mu Rwanda, nturakane Imana ngo ntacyo yakoze. Imana yari iri gushaka umuntu yakoresha ngo ikore, kuko Imana ijya gukora
abantu bagomba kwiyemeza kwibera igikoresho, ariko abantu bose bagira ubwoba, abantu baraceceka bararumira. Amakosa nitwe twayakoze. Uriya mugabo kuva yafata ubutegetsi twagombye kuba twarahagurutse tukamera nka Diane Rwigara, tukamera nka Deline Rwigara, tukamera nk'abandi bose bahaguruka tukavuga, tukabyanga, tukabarwanya. Of course hari kuvamo ibitabo. Erega freedom cost, freedom cost. Ariko umva ijambo ry'Imana, ubu byose ibihinduye bishya. U Rwanda rugiye kwinjira iyindi shapitire, u Rwanda rugiye kwinjira iyindi shapitire, ariko ntibizaba mu buryo bworoshye gusa, kuko abantu bose bamennye amaraso bazakorwa muri kiriya gihugu. Imana izabikora. Niba binaniye abantu, ese binaniye Imana? Reka tuyizere. Mana tabara u Rwanda, abateroriste bose barimo, biriya byihebe bifite ubutegetsi biri gutegeka, turagushimira ko watangiye kwerekana isura zabo mbi ku isi yose, kandi Mwami uzabikomeza kugeza isi yose imenye ukuri, kugeza abantu bose biboneye ukuri ku byabaye mu Rwanda. Kuraho ibyihebe, ntibitegeka ahandi ukundi. Tabara abanyarwanda, gira vuba. Amaso yacu turayarambuye, turakwizeye uzabikora. Mwene data, Imana iguhe umugisha, ukomeze uyizere. Nk'uko uri kubibona ibintu biri kugenda bihinduka mu buryo bwiza kandi biri kuba vuba. Ukomeze kwihangana, ukomeze gusenga, ukomeze kwizera no kugira ibyiringiro, kubera yuko amasengesho yawe no kwizera bizatuma ibintu byihuta. Niba numvise ko mwakunze iyi porogaramu, mumbwire, ubwo twazakomeza ubutaha. Bidashobotse nzajya nza gusa mfite special message Imana yampaye. Reka dukomeze gukorera Imana, reka dukomeze kudeclaringa his goodness. Imana irakurinda, Imana iraguha umugisha, Imana iguhezagire nk'uko abarundi babivuga, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka turusheho kunezerwa, kwishima no kumwenyura. Amen.